nkuko nyine tuza kwahira imvura ikagwa twabura aho tugama tukacyugamamo. Mukinjiramo kimeze gutya? Nose ubwo ntabwo muba mufite? None se wabigenza ute kandi ariho hari aho kugama? Nyine turaza tugiye nko kwahira cyangwa gutashya, twaza tukabona nta hantu hafi ho kugama kandi kuko urabona ko hano hose nta hantu hakugama, tukaza tugahita tujyamo natwe nyine tukugamamo. Imvura iyo iguye ari nyinshi tukugama muri iki cyobo twinjiyemo. Ubwo urabona ko aba bana bogama aha hantu bazapfa bazashira nuko. Aha mubona turi ni mu murenge wa Gihombo ho mu karere ka Nyamasheke. Ubwo twageraga ahangaha twasanze hakinira abana benshi bagiye batandukanye. Hari abari batwaye ibihunda byo kuhambiriza inkwi, hari abari batwaye udukerezo, hari n'abari batwaye imifuka yo kwahiriramo ubwatsi. Gusa tugera ahangaha twasanze hari abana benshi bari barimo barakinira ku kirombe cyari kiri ahangaha. Ni ikirombe kinini twinjiyemo natwe ubwacu bidutera ubwoba kubera ko ni ikirombe kirimo ibyumba byinshi bigiye bitandukanye, bisaba kwinjiramo umuritse urumuri rumurika cyane. Ubwo ninjiraga muri iki kirobo nanjye ubwanjye byanteye kugira ubwoba dore ko hatagaragara, hagiye harimo ibyumba bigiye bitandukanye kandi ari kure cyane. Twagize impungenge rero dusanga abana barimo barakinira ahangaha. Twaganiriye n'aba bana batubwira ko rimwe na rimwe iyi imvura iguye binjira muri iki kirobo bakugamamo imvura, ndetse ngo n'iyo bafite amatungo n'ayo matungo nayo bayinjiranamo kugira ngo bugamemo imvura. Twaganiriye n'aba bana rero twasanze ahangaha hari ibyo badutangarije. Tuganira n'aba bana rero ntabwo twashatse ko amasura yabo agaragara. Kuki muba muri kuri iki kirobo kandi muzi neza ko iki kirobo gishobora kuba cyabagwaho? Nkuko nyine tuza kwahira imvura ikagwa twabura aho tugama tukacyugamamo. Mukinjiramo kimeze gutya? Nose ubwo ntabwo muba mufite? None se wabigenza ute kandi ariho hari aho kugama? Uba waje kwahira ubwatsi bw'amatungo, warangiza ukabona imvura iraguye ukinjiramo, ubwo ntabwo ubuzi yuko uri bupfiremo? Wabigenza ute se seretse nyine ko ari ukwitabara? Musanzwe mubikora se mujyamo? Turabikora kenshi. Mubikora kenshi? Nyine turaza tugiye nko kwahira cyangwa gutashya, twaza tukabona nta hantu hafi ho kugama kandi kuko urabona ko hano hose nta hantu hakugama, tukaza tugahita tujyamo natwe nyine tukugamamo. Imvura iyo iguye ari nyinshi tukugama muri iki cyobo twinjiyemo. Mugiye kugama ahandi se nko ku rugo rw'abaturage? Ni ahantu urugo rw'abaturage rwari ruri hano hafi, wahita ujyamo n'ubundi wajya kugirira hejuru imvura yakunyagiye. Ntabwo muzi neza ko imvura iguye gishobora kukunduka se ubuzima bwanyu bukahagendera? Ibyo ntabwo uba uri kubitekereza, uba uvuga ati mfe cyangwa nkire. Ariko imvura ye kukunyagira. Ubwo se nk'ababyeyi bawe bamenye ko wugama muri iki kintu nyine bagukubita, ariko n'ubundi twe tubikora tuvuga ati reka twikize. Hari igihe dutambuka tuhanyuze twahagarara hano inyuma tukarebamo tukabona ukuntu hameze, tukinjiramo tukajya kureba, twamara kurebamo tugasohoka. Bakomeje batubwira ko impamvu kugira ngo iki kirobo kirinde kingana gutya ari impamvu zituruka ko bamwe na bamwe baza gucukuramo bashakamo ngo icyo bita ingwa yo gusiga mu mazu kugira ngo hase neza. Hagiye tujya tubona n'abandi baza gucukuramo nyine. Baje gucukuramo iki? Ingwa yo guhoma inzu. Yego. Hano bakuramo ingwa bahumesha inzu. Niyo mpamvu bacukuye kikarinda kikagera hariya hose. Ubwo ni mu buryo bwo gushaka irangi. No mu mukingo mo hago hejuru bagakubitamo. Ihene tuzifite cyangwa amatungo twaje kuragira cyangwa gutashya cyangwa kwahira, byose dushyiramo tukugamanamo. N'ihene zikajyamo? Nazo tukaba twakugamanamo, ariko ari nkeya atari nyinshi nyine.
gusa ntimuzongere kucyugamamo kitazabatwarira ubuzima dore muracyari batoya. Umwe mu bagabo twagiranye ikiganiro twahuriye ahangaha washatse ko tutamugaragaza isura ye, hari ibyo nawe yadutangarije ku mbogamizi abona ahangaha, asaba yuko bazasiba iki kirobo kugira ngo kitazatwara ubuzima bw'aba bana. si abana gusa n'abantu bakuru bakuramo ingwa yo kujya kubaka. Tugeze ahangaha dusanga hari abana bari gutashya bagiye no kwahira, batubwira ko iki kintu bacyugamamo imvura kandi uri kubona ko gisa nk'icyakundutse. Cyarakundutse. Ubwo rero urabona ko aba bana bogama aha hantu bazapfa bazashira nuko. Ubwo ni iki wasaba nk'ubuyobozi? Ubuyobozi bwari bukwiye kuzaba buryo ki abantu bakora umuganda hano nibuze nk'ibyumweru 2 aha hantu bakakundura iki kintu bakagitaba. Niko wowe ubibona? Niko mbibona, naho ubundi kizamara abantu. Urabona nk'aba bana bangana batya bagiye kugama umuti bakundukiraho, abona imiryango yabo iguye. Baba ari benshi. Ni benshi ariko uzi ukuntu cyanganaga ahubwo cyakundutse kirahataba. Nabonye harimo ibyuma. Harimo ibyumba ijana ryose. Nubwo yakumva kirinde muse ntiyazavamo kuko cyambuhwata ataragera hanze kuko hari kure. Ntusanze bari abana bahateranye ngo bugamamo. Twashatse kumenya niba ubuyobozi bw'uyu murenge wa Gihombo busanzwe buzi iki kibazo cy'iki kirombe kiri ahangaha gicukurwamo ingwa yo gusiga ku nzu z'abaturage. Tugerageza guhamagara nimero y'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Gihombo Niyitegeka Jerome, gusa ntago nomero zabashije gucamo. Icyakora ubwo azaba adusubije kuri iki kibazo, iyi nkuru tuzongera tuyigarukeho. Njyewe ndi Nshuti Isaac ngo bisanzwe hano kuri channel ya Icyizere Family TV. Mukomeze kugira umwaka mushya muhire wa 2026 kandi mbifuriza gusoza uyu mwaka wa 2025 musoza amahoro. Tuzasubire mu yandi makuru azaza.